Mwaramutse tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tuvuge ko byahinduye isura ku buryo bukomeye. Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko yemeranije na M23 kurangiza intambara, ariko mu bundi buryo we akomeje gahunda yo gutera urugamba ruremereye ku bice bimwe 23. Gerege 23 igomba kuzinivamo. Nayo ngira bizi neza ko takabwa Repubulika ya Kongo itagomba kwamara kabiri. Igomba kuri bice byose yafashe bikajya mu ko ya FARDC. Bitari byo ngizo umututu w'imbunda ntahantu uzajya. Abasirikari bandi bajya kuri batayo eshatu biravugwa yuko binjiye muri Uvira bakazamuka bagana muri Sange na Ruvunji. Ni nyuma yuko abasirikare minsi ishize n'ubundi bahuzuye muri izo bice bamaze kugera muri izo bice cyangwa se bageze muri ibyo bice 23 maze kwaba izamuka mu cyerekezo cya Katoguta na Kamanyola. Kuza abasirikari Sange na Ruvunji ariko bafite ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane kandi bigezweho. Ni intego zikomeye cyane kuri 23 yuko 23 isa ku isaha shaka kwisanga n'undi mu rugamba rutoroshye na FARDC na wazalendo mu gihe bashatse kongera gutera intambara cyangwa se gukora igikorwa kiremereye cyo kwigarurira ibice batekereza ko 23 iherereyemo, bumva ko bagomba kuzisubiza cyangwa se kubifata byuzuye. Ni 23 bakunze kuvuga yuko atari abakongomani ngara abanyarwanda. Ingabo z'u Rwanda zuzuye muri M23 zigomba gusubira iwabo. Nibyo Tshisekedi Tshilombo nizo ubutegetsi bwa Kinshasa bwakunze kubwira M23 ndetse ku ruhando mpuzamahanga kugeza ku rwego ibigo byinshi bizi neza ko intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda akuba Kongo na M23. Nubwo M23 yatangije umugambi wo guturuka mu gice cya Sange n'uvuga ngo werekeza mu nzira zigana muri Uvira, ngasubira inyuma ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitoroshye, yasabwa M23 gusubira inyuma bikiri mu maguru mashya cyangwa se kababera bibi cyane. Amwe makuru y'ibanga agaragaza ko n'ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanzwe bavuga rumwe cyane mu bijyanye n'imitegurire y'uburyo kurwanya M23 kugeza ku rwego bemeranije yuko mu kwezi kwa gatandatu bigomba kuzarangira M23 yarahagaritswe burundu kugira ngo umutekano ube ari wose ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze batangire gucukwa amabuye y'agaciro mu bice byose. Mu minsi ishize byavuzwe ko M23 nayo ishaka gukora proposal kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bagahari Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo gucukura mu kirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya, bagacukuramo koluta. Hanyuma iyi ngiyi Amerika na Leta ya Tshisekedi uko ari barasinyanye deal nanone ikaboneka hagati M23 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyakorereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukorana na M23 bigatuma M23 nayo idahagurukirwa ku rwego ruteye ubwoba. Byaje kumira rero cyangwa se byaje gukubwa na zero. Ubwo M23 yabwirwaga neza ku rugamba ariho rwajya rwatangira ko nta gahunda ihari yo kuba FARDC izarika kurasa kuri M23 biturutse ku itangazo isangaho ryatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu butumwa bukomeye ubwo Masad Balose yaganiraga na James Swan ku munsi wa tariki 15 aho bemeranije imikoranire ikomeye cyane. Ni James Swan uyoboye MONUSCO waje kubwira Masad Balose yuko bose bitegura gukorana no kuzuza imbaraga mu bice bitandukanye cyangwa se gushyira uburyo bukomeye cyane mu mikoranire kugira ngo M23 bayihagarike. Ni MONUSCO igomba kugenda kuri manda yahawe irimo guhangana n'imitwe y'inyeshyamba mu gihe abayanze kubahiriza ibyo amasezerano ateganya. Amasezerano yateganya ko M23 igomba gushyira intwaro hasi igasiza mu buzima busanzwe. Nizo Kongo ivuga ko biri mu masezerano asinyiwe idowa, ndetse nabyo bashimangiye cyane cyane ko umwanzuro 273 aribyo ibyo uwo mwanzuro uteganya. Kandi MONUSCO yahawe ubutumwa bwo kubahirisha uyu mwanzuro wa UN Security Council 273 ndetse no gushyira mu bikorwa umwanzuro wa Washington ndetse na Doha. Haramutse hagize igikorwa na M23 kitanyuze rero mu mucyo kitifuzwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Kongo ndetse bigagaragara neza cyane ko biraza kuzana imbogamizi ikomeye. Aho benshi bahera bavuga yuko yagiye kubana isereri M23 yagiye gutaginya guhagurukirwa bikomeye cyane n'abasirikari batandukanye bo mu nzego zitandukanye, bagatangira guhangana na M23 bitigeze itekereza ko bishoboka kuba akabyiba kuri M23. Ibyo bamwe bavuga yuko bizaba ari akaga gakomeye kuri M23 kuko byayibaye inkuru mbi kuri yo. Icyakora bamwe mu sesengura akavuga ko bisa nk'ibyatangiye kwibonekeza ko ari wo mugambo hari nyuma yuko MONUSCO ibyo yari yapanze gukora kuza gukora na CSLF mu gice cya Kongo atari byo byakozwe. Mu gihe M23 bavuga mu bice bya Sange, Ruvunji, Rubarika,
makuru amwe yatangiye kuvuga yuko ibyo bicaraza kugenzurwa na MONUSCO mu cyimbo cya FARDC. Akombi FARDC isubira mu bice byabo. MONUSCO nta no kwirigura avuga kabi cyangwa se iratera kabiri ngo igiye kitangaza kuri zo. Igaragara neza ngo hariho ubugambanyi cyangwa se hariho ufatanya hagati ya MONUSCO na leta ya Kongo, kandi ibi ngibi by'abari inkuru mbi kuri 23. Ubwo mvuze kuri ibyo ngibyo ushobora kuba utabyumvise neza. Gusa hari imirwano ikomeje kuvugwa nanone iri kubera muri teritwari ya Kabare ho muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo kigana muri Kavumu. Makuru aremeza ko FARDC ndetse na Wazalendo mugambi bafite ukomeye cyane muri kino gitero cyabo ari ukurwana mpaka barangije ibitero byabo bikomeye bakagenda bigarurira ibice bigana ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nubwo 23 bimenye icyererewe, bano ba FARDC baramaze kwipanga urwego rurasanzwe izi nzira, bamaze kuza mu bikoresho n'abasirikare benshi kugira bazagabe urugamba cyangwa se bakore intambara itoroshye kuri M23 iri mu mujyi wa Kavumu ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu, babashe kwigarurira Mbayo, agace k'ingenzi cyane. Amakuru yemeza ko imirwano yabayemo kuva ku munsi uko itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu, aho M23 agabye igitero simusiga ikoresha imbunda za RPG, machine gun ndetse igakoresha nanone tudrone dutoya twagiye tubaheza amakuru, tubaha amakuru y'ubutasi yako muri Mbayo bimeze. Makuru yaje kurangira n'ubundi M23 irurijwe imbaraga na FARDC Mbayo. FARDC akomeza kuhashinga amatako, bakomeza kuhakorera ibigaragaza ko nta cyizere n'ubundi gihari cyo kuba M23 yakizera ko FARDC na Wazalendo baraza kuhavana muri izo nguni, hanyuma agakomeza kugenzurwa na M23. Ibyo nazo ntakemeza ko M23 nayo ifite mu bitekerezo cyangwa se ibona ko ari ibintu bishoboka, mu gihe FARDC ikomeza gushinga amatako muri ako karere ndetse no kurwana hasi hejuru, bifuza kugira uburyo bigarurira iyo nzira. Gusa nkuko amakuru nanone abishimangira, hashingiwe cyane cyane ku kuba 23 nayo yararangije kubona neza ko izi nguni zose Kivu y'Amajyepfo batangiye kuza bagutwa n'abasirikare FARDC batutse mu nguni zitandukanye, nk'abari kugotwa natuka Hombo, mu gihe abari muri Nzibira bari kugotwa natuka mu gice cya Shabunda, abari muri Kasika baterwa n'ibice yituka muri Kamitunga, ni mu gihe nanone abari muri Minembwe bari kugotwa n'abasirikare baturuka muri Baraka. Amakuru aremeza ko FARDC mu gihe kugota bingana gutyo M23 nari gutegura uburyo bukomeye cyane bw'imikorere kugira ngo ihagarike cyangwa se ikora icyo twakita offensive, ariko yo gutuma uduce yambuwe na FARDC cyangwa se FARDC gamwe ibitero, utwo duce batwisubiza batwambure FARDC bagire umutekano mu buryo bwuzuye. Gusa ariko nubwo ibyo by'imirwano biri kuba nanone ku rundi ruhande, FARDC hari kiri gutegura cyangwa se ita Kongo kitaraza kubahira, niko benshi ariko byemeza. Republika ya Kongo bari muri gahunda yo gukora ubushoboka byose kugira ngo Tshisekedi Tshilombo abe yabona indi manda ya gatatu yo gutegeka Republika ya Kongo. Iyi ngibi binyuye muri referendum cyangwa se bigomba kunyura mu buryo bwo guhindura itegeko nshinga, cyangwa se guhindura uko itegeko nshinga ryavugaga muri Republika ya Kongo, bakazana uburyo bushya bw'imitegekere butandukanye n'ubwo ari busanzwe, mvuga ngo iki itegeko nshinga riteganya bikarihindura. Ibi ngibi byabaye mu gihugu cy'u Rwanda, itegeko nshinga ryarahinduwe bitewe n'uko abaturage bari babisabye, biba hano henshi, ntabwo ari agashya kabaye muri Kongo guhindura itegeko nshinga kubitewe n'impamvu runaka. Gusa igitandukanye muri Kongo ho ntabwo harimo ukumvikana. Bamwe mu banyapolitiki bavuga ko iyi manda Tshisekedi Tshilombo ashaka ari ukwiba itegeko nshinga ritamwemerera, ndetse na Kongomani bose muri rusange batabimwemerera. Nyamara byarangije kwemezwa yuko referendum yo guhindura itegeko nshinga muri Kongo igiye kuba igice kimwe kitarimo, igice cy'Uburasirazuba bwa Kongo kirimo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ari mu bantu bazakora referendum yo kwemeza niba itegeko nshinga rya Kongo rigomba guhinduka, mu gihe Kinshasa itatangaza ko itegeko nshinga rigomba guhinduka. Bamwe mu banyapolitiki ndetse bamwe mu basirikare batangiye kwamagana iby'ibi bitekerezo bya Tshisekedi Tshilombo, ndetse amakuru aremeza ko hatangiye gupangwa kudeta yo kwivugana Tshisekedi Tshilombo bamuvane ku butegetsi. Usibye ko muri iyi minsi kuri korera kudeta Tshisekedi Tshilombo bisa nko guhekenya umukara cyangwa se bigoranye cyane, bitewe n'uburyo ngo uyu mugabo yubakiye igiseke kimunira umutekano, bose arabizerwa kuva ku w'ingenzi urara arinze icyumba ryamamo kugeza ko bajyana mu modoka cyangwa se mu ndege. Yashyize ab'ingenzi cyane ku buryo kumukorera kudeta nko kumwivugana bigoye, cyangwa se kujya ku ntebe ye uvuga ngo urafata ibiro bye nabyo ubwabyo biragoye cyane. Ariko ngo ntabwo akunzwe, icyo cyo ni kimwe. Gusa icyo ubwacyo ntabwo gihagije, ahubwo 23 nk'umuyobozi bayo yatangaje ko niba ni meya w'umujyi wa Goma, ngo niba FARDC cyangwa se niba leta ya Kongo iteguye referendum
yo gutuma itegeko nshinga rya Kongo rihinduka ngo Tshisekedi Tshilombo ahabwe indi manda yo kuyobora Repubulika ya Kongo, nta kabuza ngo M23 neza itangiza referendum yo guhamagarira kwigenga kwa Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo. Muri make bashaka kugira ngo za Kivu zigenge, higenge habe leta yaho ubwaho. Nimba Tshisekedi Tshilombo abaye nk'abashyize ku ruhande, biza bigaragaza ko n'undi atakibara nk'abene igihugu ba Kongo. Ubw'ibyo nabo bazahita bashaka uburyo bagira ubwigenge bwabo, babe igihugu cyabo kigenga kigenda ku mategeko yabo. Ningute Tshisekedi Tshilombo yakirengagiza amajwi angana gutya abaturage muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo ntibagira ijambo bashyira ku kwemeza niba koko referendum yemewe cyangwa se itemewe yo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Kongo, kari itegeko nshinga ry'igihugu cyose, kubera iki gice kimwe cy'igihugu cyavanwamo. M23 ibyo ntabwo bisumba, kavuga ko niba Kinshasa bateguye referendum mu gice cy'uburengerazuba bwo kuvuga muri za Kinshasa n'ahandi, Katanga, Kasai n'ahandi, bakaba bemeje ko referendum ibaye kwemeza Tshisekedi Tshilombo kubona indi manda. Mu gice cy'uburasirazuba hazahita hatangizwa referendum yo gushyiraho Repubulika du Kivu, gushyiraho leta ya Kivu bidakeka kabiri. Muri make icyatinywaga kizwi nka balkanization, iyi referendum ubwayo ishobora kuba ariyo iri muri gahunda yo kuyikurura. Bamwe mu bakurikirana amakuru y'indani muri Repubulika ya Kongo bavuga yuko M23 yatangiye guca amarenga. Yatangiye guca amarenga bigenze gute? M23 uribuka ko yihuje na twirwaneho mu myanya ya politique, mu myanya y'igisirikare mu mvango ya FC23, ntabwo rero bafitemo imyanya ikomeye. Gusa uribuka ko mu minsi ishize havuzwe yuko hari gahunda yo guhindura imitekerereze ya 23, aho rukuriye ubutasi agomba gusimbuzwa undi bikekwa ko ari utugomba guturuka muri twirwaneho. Bamwe batangiye kwemeza ko amazina ari Kamasa ugomba kuza muri M23 nk'ukuriye ubutasi bwa M23 kandi ari umunyamurenge wo muri twirwaneho, kugira ngo abanyamurenge nabo bumve yuko bene wabo bari kumwe na M23, ko M23 itikubira atari yonyine, ahubwo muri rusange yifuza ko abantu bose bari kumwe nayo biyumva nk'abantu bamwe n'umugambo umwe. Ibi bije nyuma yo kuba haravutse uruntu hagati y'aba M23 na twirwaneho, nibyagiye bivugwa karimo kutumvikana. Murabizi neza ko abarimo banyarugabo bagiye barwanya ibyo bitekerezo, vuga ko muri M23 ari intambara, ko nta kibazo kibirimo. Ariko izo nkuru zasaga muri M23 zaravuzwe, kavuga ko ari ikitagenda neza. Kuri ubu rero basa n'abatangiye kwitegura gushyiraho administrative cyangwa se ubutegetsi, administration bumeze neza, ubutegetsi bumeze nk'igihugu neza, kuva kuri head of state, umukuru w'igihugu, kugeza ku mukuru w'isibo cyangwa se umukuru w'umudugudu. Ubu ngubu niko ari gupanga, kandi buri cyiciro cyose kagitegetswe neza cyane. M23 ikintu cyambere yabanje gukora kandi kimaze kumenyera ko ari gushyiraho banque nationale, niko twayita mu gihe Kivu yabaye igihugu. Bashyizeho banque yabo yise DJ, ku buryo iyo banque ishobora gutinduka banque nationale du Kivu, banque igihugu cya Kivu. Hanyuma ibyo ari connection na leta Kinshasa bakabica burundu, itumanaho ryabo, ikoranabuhanga ryabo, amafaranga yabo, ubucuruzi bwabo, agace kabo, igisirikare cyabo n'ubuyobozi bwabo, amashuri yabo, byose bikabiza M23. Gusa ibyo bishobora kuzana ibyago bikomeye biri muri intambara. Nyuma amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Kongo na M23 bari mu Busuwisi, abenshi bibwiye yuko ibintu Rwanda ishobora kubigiye guhagarara, hanyuma M23 gashyira ibikorwa ibyo yiyemereje cyangwa se yemeye gukora, kandi na Kongo nagashyira ibikorwa ibyo yemeje gukora. Nyamara ibitandukanye nibyo byagaragaye. M23 na FARDC bibereye mu rwano utarangira, bakomeje ihangana, bari mu ntambara ikomeye cyane, bongeye gusekurana mu nguni zo muri Kivu Amajyepfo. Imirwano irongera irakotsorana ku rwego rukomeye. Kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2026 twarabikubwiye ko hari umwuka w'intambara urimo kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, by'umwihariko mu gice cya Kivu Amajyepfo, aho M23 bari batangiye kwigotagota bifuza kuyirasa mu nguni zitandukanye, bayambule position haba muri Minembwe, haba ndetse no mu gice cya Tubimbi ugana muri Kasika na Walungu, haba ndetse no mu gice kigana Kalehe uturutse indani muri Katana, ubwo ndavuga muri Kabare, no mu gice uzamukugana mu gace Kambayo werekeza mu gace Kanyabantu, no havugwaga urugamba rutoroshye gupangwa na Wazalendo na FARDC. Uzi icyo bari bagiye kubikorera ni ugukumira M23 yavuze ko yagurutswe Kauzi Biega shaka kuzamuka ngigire hombo ijye gutera muri Warikare. Ibyo twarabikubwiye.
ubu imitegurire y'iyo ntambara ikomeye cyane ya FARDC ndetse na wazalendo yagaragaragamwe ibikoresho byinshi bya gisirikari n'abazalendo benshi na FARDC benshi ku buryo buri wese yabonaga ko byanga bikunde bagiye gukora urugamba rutoroshye, intambara ikomeye ndetse n'ibyago biremeye bigiye kugura ayo 23 mu gihe urugamba rwa butangiye kwisukwaho. None rero mu gitondo cya kare cyo kuri iki cyumweru tariki 17 Gicurasi, wazalendo na M23 bakunze gutazira u Rwanda barwaniye mu duce twinshi mu turere twa Walungu na Kabare, barwanira mu gace ka Luntukuru, Malangala, Kabulungu, Checheni ndetse na Mbayo. Masaha ya mbere y'umunsi havuzwe kurasana kw'intwaro zikomeye ndetse n'izoroheje. Gusa amakuru yemeza ko urugamba nyirizina rwatangiye mu gace ka Mbayo, agace kari muri Kabare. Iyi Mbayo ubundi ni site de wazalendo cyangwa se ni site ibarizwamo abazalendo benshi bari barakambitsemo gahunda yo kuzafata umujyi wa Kabare, uvuga ngo centre nyine ya Kabare ku kibuga ugana ku kibuga cy'indege cya Kavumu, birumvikana banayita Kavumu Center. Bari barakambitse ku rwego rudasanzwe byabazaga igitero kuri Kavumu, ndetse banahuza na bagenzi babo bari muri Katana, ubwo nuvuga ngo turutse muri Kaozi Biega ariko ku gice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo, abandi baturuka epfo ugana mu gice cya Enyanya City bashaka kugotera rwagati mujyi wa Kavumu ndetse n'icyo cy'indege cya Kavumu bakabyigarurira. Amakuru yemeza ko mu 23 yashotoye kino cyerekezo cya Mbayo kujya bagarike wazalendo. Dore impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, hari amazi iminsi asuka ibikoresho bya gisirikare bituruka Hombo bizaniwe FARDC cyangwa se wazalendo bari muri ako karere ngo bahangane na M23. Icyo M23 yaragikurikiranye ibona neza cyane yuko harimo uburyo bari kuyibara, bari kwitegura ibikoresho byo kuyirimbura, kuyirasaho banyuze mu nguni itigeze tekereza kuva Hombo. Abazi Hombo iri munsi ya Useni ubugana muri Walikare, ubwo ni hafi y'umuntu ku mupaka uhuza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko mu gice cyegereye uburengerazuba kuri Hombo hatutse ibikoresho byinshi byazo bikanyuranya Bantu bikagera muri Mbayo, ari nabyo byagiye bivamwe bimwe bikagera mu gace kegereye ndani Katana, nuvuga ngo mu gace nyirizina gakunze kweramwo imirwano. Aka gace rero Kambayo gasa nkaho ari indiri ikomeye cyane y'ibikoresho n'abasirikari. M23 yo kubona ibikoresho biturutse muri Kivu y'Amajyaruguru kuri ngubu ntago ari ibintu byoroshye, bitewe nuko muri Kalehe rwagati habayemo gusa nkaho ba block umuhanda abazalendo nyuma guhangana na M23 mu tariki 7 tariki 8 z'uku kwezi. Havuzwe mu Rwanda ukomeye cyane muri iriya nzira ngo ni musi gato ya Minova, habaye mu Rwanda ikomeye cyane muri Kalehe, bigatuma umuhanda usa nkaho baye blocked na wazalendo bakumira Lanfort iva ruguru ijyepfo kuri M23. Sikabikubwiye. Hanyuma ariko usibye ibyo ngizo, M23 mu gihe ibona ko nta Lanfort ifite kandi gatekereza ko ifite imbaraga zatuma barwana, ngo batekereje uburyo bukomeye cyane bakoresha, strategy bakoresha kugira ngo bajye kwigarurira iyi position ya wazalendo na FARDC muri Mbayo, maze bavanemo ibikoresho byose birimo babikoreshe mu rugamba rwo guhangana nabanzi babo. Ngiye impamvu nyamukuru yatumye 23 igaba igitero gikomeye kuri Mbayo. Gusa baranasembuye 23 ubwo barasaga kuri Kavumu mu minsi yashize, ugombaga igitero gikomeye cyane kuri Kavumu n'iturika ryabaye Kavumu. M23 kamenya neza yuko yibasiriwe n'abantu barwanya ba wazalendo, nabwo kubavana muri Mbayo bwa uburyo bwa defense cyangwa se kwirinda yuko mu gihe kizaza hari ibitero byatuka muri ako gace biterwa M23 ho muri izi nzira zigana muri Kavumu. Hari M23 ikaba yakoze iki gitero isa nkaho iri gukora defense kuri bo kugira ngo ihagarike ibikorwa byose bya FARDC na wazalendo biza mu nguni M23 ihereyemo. Hanyuma agace ka Malangala, Luntukulu nuduce dusa nkaho duteganye nabyo twaberemwo imirwano. Ahangaha muri Malangala nyirizina niho wumvikanye biturika byinshi, abasivile bahatuye bamwe bavuze ko batunguye cyane cyane na bino bitero biremereye byatunguye cyane cyane kwise isambiri za mu gitondo, abo bumvisha biturika byinshi bituragurika, abari bafite imirimo barayihagarika. Kabulungu na Checheni ho amakuru yemeza ko abazalendo ari nabo bateye ibirindo vya M23 bashaka guhagarika M23 muri izo nzira ngo base n'abafunga neza muri rusange. Kabulungu, Checheni, uduce tuhegamiye kuri Walungu, uturebye neza ni inzira nanone za kugeza mu gice bya Tubimbi unyuze mu gice cy'epfo hagana iburengerazuba, nk'uduce tw'ingenzi cyane wavuga ngo dufite abari bashaka gukora connection irahura na bagenzi babo bari muri Kasika munsi ya Wangoe kugira ngo bagabe igitero gikomeye cyane kuri 23 base nabo bayerekeza mu gice kimwe gusa ubwo ugana muri Ruhinja. Aba n'abazalendo na FARDC bapanze umupango
ubwo wumvishe neza iby'imirwano yabaye uyu munsi uramuka impambara wongeye kwipanura mu bice bitandukanye nubwo ari muri province mu Sud Kivu ariko ni bice binini bitandukanye byose kuvugamo umurwano. Hanyuma tugaruke kuri iyi ngiyi. Iyi ni nkuru yavuzwe cyane ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. VDP Wazalendo baravuga ko bagabye igitero gikomeye cyane mu gace ka Kirungu, bamwe bita Kalungu ariko ubundi ni Kirungu nyirizina. Aka gace ka Kirungu na gace ubundi kari mu Kivu Amajyepfo nako birumvikana misozi miremire y'agace ka Uvira mu Kivu Amajyepfo. Amakuru yemeza ko ku isaha isa 12 za mu gitondo Abazalendo batonze umurongo berekeza muri Kirungu ariko ni nyuma y'ibitero bohereje bakoresheje za gahunda zirasa ibisa n'imikwana na RPG basuka ku birindo ze 23 mu kwasubiza batungurwa no kubona Abazalendo batutse mu byerekezo bibiri barimo kurasa. Abazalendo bavuga yuko baje bagaba igitero kiremere cyane kuri 23 kugeza kuri 23 bicanze hitamo kwiruka nka cyunoma amaguru Kirungu bayisigaho ngaho. Aka gace ka Kirungu ise Kalungu cyangwa se n'ubundi n'abaturage benshi bakunze kwita Kalungu muri karakarere gusa izina ryako ry'akaragarere ni Kirungu. Amakuru yemeza ko M23 koko yahavuye ariko igisa nk'umurwano cyo ntago kivugaho rumwe. Bamwe ntago bemeza ko M23 yatsindiwe mu buryo bugaragara na Wazalendo nkuko Wazalendo bayivuga ko bahirukanye M23, abandi bakavuga yuko ahubwo bagasobanura ko M23 yasaga nk'igiye gutanga ramforo kuri bagenzi babo bari indani muri Minembwe. Gusa abanyumuza bakavuga yuko bitari gukunda ko atakaza kano gace ka Kirungu gafite uburyo ka strategique kuko ni ku misozi basa nabo bitebye ahaturuka umwanzi uva gutakaza ku gace utagatakaza ku bushake bwawe nda wasiga mu bake ariko utagasiga imbokoboko nta muntu n'umwe karimo. Bakanyumuza mu makuru avuga yuko M23 yakarikuye ku bushake ahubwo bakemeza ko bayikwite hareba inzega maze kava yirukanka. Gusa iyi ni video yashyizwe kuri X na bamwe mu Wazalendo n'abarwana shyaka baba bagaragaza ko ari video yafatiwe muri ku musozi wa Kirungu bamaze kwigarurira M23 yagiye. Uko byagaragaye nta masasu menshi yumvikanaga muri iyo video ku buryo bavuga ko bari bahanganye na M23 usibye masasu barasaga basa naho bari kwishimira ko M23 bayirukanganye ariko ntibyagaragaraga ko ari urugamba. Niko akunda abantu nyine barimo guserebura bagapfa kurasa aho babonye bigaragaza neza ko Kirungu bayigezemo bayitashye bayinjiye M23 yirukanse. Kugeza ubu nta tangazo cyangwa se ubutumwa buratangwa na M23 bwo gutakaza Kirungu niba koko bayitangaje cyangwa se imba strategy bakoze niba byari ikinyoma cyakwirakwijwe na Wazalendo ko Kirungu bakirimo aho ngo hagaragajwe ndakara handi hanatari Kirungu. Nta cyo M23 iratangaza nta kiravuga kuri iyi nkuru ijyanye na Kirungu. Gusa ntabwo bavuga ko wenda wakitega ko niyo tangazo kuko M23 si kenshi ikunze kuvuga ku itakaza ryayo keretse yariyo yahisemo kuva mu gace runaka hari gushyira mu bikorwa amasezerano ya Doha cyangwa se igitutu cya Leta Zunze za Amerika ariko ubundi hari ubwo bava mu duce ntibagire ikintu babivugaho nkuko byagaragaye mu ntara ya Rubero cyangwa se mu tetwari ya Rubero bakava mu bya bice batiza sura itangazo na rimwe n'amagingwa ya ndetse byaje gutangazwa nyuma y'ibinyamakuru bimwe na bimwe byagaragaye kari ikinyoma byavugaga ko ari uburyo bwo guhinduranya abasirikari ariko bwiza amagingwa ya n'abasirikari bari bahinduranwa bayemventswa ngo baje gusimbura abagenzi babo bavuye muri ibyo bice. Na Kirungu bisa naho bishobora kugorana cyane kumenya impamvu nyamukuru yo kava kwa M23 bitutse nyine muri M23 bwayo. Usibye ko Wazalendo bemeza bati twabakarangiye twakubita hareba inzega imbimbiko TikTok pickpack barirukanka. Uyu yitwa Laurence Kanyuka asanzwe n'umuvugizi wa M23 nawe cyakora asa naho yamaganye ibitero za FARDC na Wazalendo icyakora nakomoza kwindi bikorwa biri gukorwa mu nzira bavuyemo axe ya Kamanyola Bovila. Yagize ati kuva kwa gatandatu tariki 16 Gicurasi no 26 ingabo z'ubumwe bw'ingabo z'inkora maraso za Kinshasa zirimo FARDC, FDLR n'imitwe ya Wazalendo abatanshiro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje ibikorwa zabo by'iterabwoba ubwicanyi bwibasira abaturage ndetse no gutoteza abaturage b'inzira karengane. Ahangaha Laurence Kanyuka nubwo yise izi ngabo inkora maraso nubwo ateko biyita bavuga ko ari ingabo zo kurengera igihugu les patriotes amenya neza ko nabo koko bakomeje guhangana n'ibitero bikomeye cyane tuka kuri ruhande rwa Kinshasa. Icyakora gashinja ibyo bitero tuka ku ruhande rwa Kinshasa ubwo ingabo za FARDC n'afatanye kurwa bazo kwa byica abaturage b'abasivili binza karengane kandi ngari ibitero bikorwa ku buryo bukorwa nkana cyangwa se ibitero bikorwa nkana byo kwibasira abaturage b'abasivili muri rusange kandi ari ibikorwa bibi cyane ngo bikorwa biri karebererwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se bakaba banahisemo ko babikora ku baturage b'abanyamurenge ngo bakorere genocide babica barimbure ku buryo bukomeye. Laurence Kanyuka akomeza agira ati nka Uvila umuturage wa Kalundu ahagana saa moya z'umugoroba
abacengezi ba wazalendo bishe umusaza mu gace ka Kalundu kuri Kaligo Avenue wahohotewe yitwa Elisha Kashapo ya Rugunkanga mu by'ubuhinzi bw'umwuga. Niko uransikanye katangaza ko muri iyi nzira ngo hari ibitero bikomeye cyane byagabwe, maze umuturage muri Kaligo akaza kubigenderamo witwa Elisha Kashapo ngo yari umuhanga mu by'ubuhinzi. Nta kifagdese bivuze. Hanyuma icya kabiri, Laurence yatangaje gize ati sange nanone umuturage wo mu gace ka Musenyi ya mbere kana saa moya z'umugoroba kuri umudugudu uzwi ku izina rya Maripo yashimuswe n'itsinda ry'abantu bitwaje intwaro zikomeye bo mu mutwe wa wazalendo. Abo ngabo nabo ngo ni ibikorwa bibi cyane bakoreye uyu muturage bari umwe mu bayobozi. Hanyuma muri sange naho abo mu gace abo muri position ya wazalendo bitwaje intwaro nyinshi basahuye kandi bashimuta inzu y'umutware w'akarere batera indwara zo mu mutwe abaturage cyangwa batiri hamuka ubwoba. Ati buri joro abaturage basangiye ubaba mu kaga gahoraho ko gusahurwa, gushimutwa, kwambura no kwicwa kwica abantu buryo bunyanije n'amategeko bikorwa n'itsinda ry'ingabo zihuriho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 komeza igira iti byongeye kandi umuyobozi w'ikigo cya Sasira kizwi nka Mobutu yatawe muri yombi n'abawazalendo ku mpamvu z'ibinyoma zo gukorana na M23 AFC. Uyu muyobozi uzwi ku izina rya Mobutu w'ikigo kizwi nka Mobutu muri kara karere nawe ngo yatawe muri yombi na wazalendo bamushinja gukorana na M23. Gusa mu minsi ishize ko abazalendo bavuze ko bagiye kurikirana buri muntu wese aho bizakekwa ko yakorana na M23 agomba kubiryozwa, agomba gutabwa muri yombi kugira ngo hirindwe ko haterwa ikindi kibazo cy'umutekano muke gitutse ku kagambane ubugambanyi cyangwa se ubwitso bw'abaturage cyangwa se abayobozi bakorana na M23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 komeza igira iti Minembwe n'ibice bihaturiye cyangwa se ibice bihegereye atwo wa gatandatu tariki 16 Gicurasi na 26 kuva saa moya n'igice z'umugoroba kugeza saa 4 za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki 17 Gicurasi na 26 ingabo z'itsinda ryo mu gice cya zo ku ruhande rwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane mu turere dutuwe ngo n'abaturage Bidegu, Kalingi, Mitenye. Ibitero ngo zagabwe icyarimwe hakoreshejwe indege zitagira abapilote za kamikaze drone n'indege zo mu bwoko bwa KT-6 ndetse bibasira abaturage b'abasivili. Imirwano myinshi yahungishijwe, imiryango myinshi yahungishijwe mu guhunga nyine mu buryo buteye isoni kandi ntago byari bigemewe ko ibitero nk'ibyo byasira abasivili. Abaturage bavuga yuko bibasiriwe cyane n'ibitero biza giturumbuka. Gusa amwe makuru atangazwa n'abazalendo na FARDC bo bavuga ko bibasira cyane position za M23 babashinze bashaka kwatakana ne position za FARDC hanyuma kifashisha indege zijya pilote ngo zijye kurimbura abasirikare ba M23. Nubwo M23 ko nahita bitangaza muri Minembwe batakariza abasirikare benshi sana. Koko akenshi ntago ibitero za FARDC biza gutyo gusa nubwo koko ibice biraswaho babinga abaturage kandi koko bijyanye n'imiterere yaho ko imiterere yaho sa amashyamba ni ibice nyine bituwe n'abaturage bavuga ko ari nk'imihana usanga ahantu hato yariho nk'ibikuyu handi yenda ari ibisambu ntago ari amashyamba menshi ku buryo bavuga ngo yenda M23 bari higira mu ishyamba ibiri hafi aho ngaho. Rero no FARDC basuka ibisasu zabo bikaba byagira ku baturage batuye muri icyo kirere bakabigenderamo ari cyo M23 ivuga ko batera ibitero mu bice bituye cyane n'abaturage. Gusa FARDC kavuga yuko bahaye amahirwe M23 yo kwitanga ngibe muri ibyo bice bituwe n'abaturage barokora abaturage. Iminsi ishize werezaga drone yatangaga amakuru indani muri Minembwe muri bakoresha drone ifite megaphone cyangwa se mikoro igenda ibwira abaturage bigiye kubabaho indangurura amajwi. Amakuru yatangazwaga niyo drone yavugaga ko FARDC yanze gutera ibitero muri Minembwe bitewe nuko bashaka kugirira neza abaturage bahatuye apana kubatera intambara no kubababaza. Hanyuma baha amahirwe M23 ngo yitange ko kugira nayo yirinda ibitero bikomeye cyane bya FARDC batazisanga bari mu zago biremere cyangwa se mu gihe badagishoboye kuvamo igihe FARDC bitanye ibitero geruye kuri bo basaga nkaho bateguza M23 ko nyuma kwanga uwo muburo baraza gura n'ibitero biremere cyane tuzi kuri FARDC kandi bisho no kugendamwo abaturage b'inzira karengane aho bakita nk'ibitambo kuri icyo gitero gikomeye cyane kuri M23. Bisa nkaho ari byo M23 ivuga ko biri kuba muri iriya nzira igana indande muri kiriya cyerekezo cya Minembwe
hari kugabwa ibitero, ari nacyo bamwe bavuga yuko ivyo bitero biriko mu buryo bw'igitangaza, ari bitero bibi cyane bifite uburemere, drones za kamikaze na KT6 cyangwa se KT6, zikaba ari indege ziza zikarasa mu buryo budasanzwe kurindira uzama 23. Rero aha nka M23 ikaba nayo iyamagana FARDC kubw'ivyo bikorwa. Ukindi Kanyuka akomeza agira ati gukoresha indege zitagira pilote mu ntambara mu bice bituwe n'abantu no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, icyaha cy'intambara n'icyaha kibasira inyoko muntu. Akomeza agira ati ubu bwicanyi guta muri yombi abantu ku buryo bunyuranyije n'amategeko, gushimuta abantu, ibikorwa byo gukurikirana amoko atandukanye n'ibisasu byateye mu buryo budasobanutse mu turere tw'abasivili bikorwa mu maso y'abantu, bamwe na bamwe n'abagize umuryango mpuzamahanga bakomeje gutanga inkunga ya politike, diplomasi cyangwa se ya gisirikari ku bategetsi bwa Kinshasa, nubwo izaha byanditse ari byinshi. Kanyuka ntiyumva impamvu imiryango mpuzamahanga ikomeza gufasha Kinshasa kandi ikora ibizaha by'intambara. Guceceka gukomeye k'umuhuza mu gihe cy'amakuba yagwiririye abantu ndetse n'ibikunyura bikomeye amategeko mpuzamahanga y'ikiremwamuntu n'ukunanirwa gukomeye mu by'umuco no kwemezwa mu buryo butari bwo kuri mashini y'urupfu, avuga ko ari leta ya Kinshasa. Ati mu gihe habayeho ubugizi bwa nabi buteguwe, umutwe w'abafise mu mitwa ushimangira cyane ubwitange bwawo budatezuka bwo kurengera, kurinda no gufasha abasivili bahotewe n'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo bahuriyeho kugira ngo bihagarike. Mu gihe Kanyuka yongeye gutangaza agira ati Tshisekedi ari no kohereza indege z'ya pilote, kajugujugu indege z'intambara kugira ngo zisere ibisasu ku baturage bacu iminembwe. Ibiganiro turimo gukora bigamije kwereka umuryango mpuzamahanga n'abaturage ba Kongo ibikorwa by'ubugome. Ati twiyemeje kurengera abaturage batuye mu turere twabohowe kandi tuzakomeza kugeza igihe igihugu kizaborohorwa burundu. Niyo magambo Lawrence Kanyuka yatangaje yuko bari muri gahunda yo kuzatuma byange bikunde baruhura igihugu cya Kongo bakakivana mu byago biremereye cyangwa se bakakivana mu bihe bikomeye cyane bibi kirimo gihura nabyo, wavuga ngo ni ibihe byihariye by'ibitero avuga ko bitemewe n'amategeko. Gusa ariko bamwe bagahita baseka M23 bavuga bati M23 ivuga ngo izabohora igihugu cya Kongo cyose niri kuva mu bice bitandukanye byo muri Uvira ikajya izamuka yerekeza ku gice cya Bukavu, iba mu bice bitandukanye mu nguni nyinshi. Ibikaba bisobanura neza cyane ko M23 ibyo ivuga kubikora ukwabwo cyangwa se ukora ibyo ngibyo avuga byo kuhora igihugu cya Repubulika ya Kongo cyose ari ibintu umuntu atapfa kwizera cyangwa se atapfa gutekereza ko bizigira bigerwaho, mu gihe izindi nguni M23 zitakaza kubera igitutu gikomeye gitangwa na Leta Zunze za Amerika ifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ino bihe Kongo ihanganye na M23 batazira igihugu cy'u Rwanda. Wazalendo yo bakomeze kuyitaho ngo nayo ikore mission ikomeye cyane yo guhangana na M23. Ibiryo birimo kawunga, ibishyimbo, umuceri ndetse n'ibiryo birimo nyine isukari byoherejwe Wazalendo muri Sud Kivu binyuze mu gice cya Kiliba bizamurwa mu cyerekezo cya Runingo, aho byahawe itsinda ry'Abazalendo VDP ngo bakwirakwize mu zindi position zabo kandi bitegura gukora imirimo ihambaye ku rugamba bahanganyemo na M23.